yampana ari uko yarebye hejuru yabuze ibimenyetso. Umase ngo kimwe mu kintu ngo cya ngo mu kimwe mu kintu ngo kurikirana akantu ku kandi ngo kimwe mu kintu ngo cya nani sembo wowe nani Didimani urukumva ibyo kuvuga ngo ntuza ngo Jihad ntabwo yarezwe ngo na yampana mwaba muri abasasa. Umva kimwe mu kintu ngo noneho kimwe mu kintu cyananiye RIB gushaka ngo ni telefone ya Jihad kuyishaka bari barayibuze. Kababwira ukuntu yabonetse iyo telefone. Ahubwo tubwire mumbwira. Oya telefone byagenze gute uretse gato tubwire sha fax we. Ayo telefone bashakaga ntago irimo ibintu bya yabana. Banza wumva amakizi ni ibindi birego. Uretse gato telefone ukuntu byagenze mutega amatwi. Telefone ya Jihad kugira ngo iboneke. Telefone ya Jihad bari barayihaye umugore w'umuturanyi turanye na Jihad. Aragenda ajya kuyihisha mu mufuka w'umuceri. Kumva umugabo wakoranaga na Jihad ibiganiro ni wamubambishije nini egoko uyu nguyu bamwita rekira cyangwa utagiye kira kimeze nk'ikinuza ndakizi Okimu niwe wagiye uretse gato yaragiye areba uriya mugore wimvugiramo ajya kureba uriya mugore avuga ati zana za telefone. Umugore atavuga ati telefone nziguye gute kandi ateza nizo telefone. Okimu afata telefone urukunyumva aragenda afata imodoka ya Jihad ku mugore ku muntu umwe w'inshuti yabo ntari buze kuvuga izina rye for the safety. Aragenda afata imodoka ya Jihad afata amatelefone ya Jihad ngo naga telefone bita mukecuru ka Jihad ngo na agenda yandikagamo tubira bintu yavugaga abyaka uwo mudamu w'umuturanyi wa Jihad wari wabihishe mu mufuka w'umuceri. Arabitwara no kuri RIB byose basanga ari gukorana n'inzego kubera ko nawe erega muri dakoranye n'inzego nawe baragutambika. Akuno kimatari kubikora kubera ko bari bamujyana umupaka w'u Rwanda na Kongo. None se yarijyanye cyangwa baramufashe ajya umupaka w'u Rwanda na Kongo ngo ari baratoroka ngo agiye kurya niba ajya gutanga izo telefone uretse gato ajya gutanga izo telefone ajya gufata izo telefone kuri uwo mubyeyi bro yagiye wenyine arazifata zitwara kuri RIB. yarashakishijwe umva gushakishwa uretse gato tega amatwi mu gushakishwa ariko simetse gato nta nkuru umuntu mvugiramo kandi gutanga point yanjye uraza kuncaringa nyuma wimvugiramo kuba bari bamuzanye bari bamuhamagaye aritaba yanze kwitaba manzi utega amatwi baragiye baramuyoba baramufata baramujyana. Umenya ko hano hari abantu bari kuri tele ujye wumva ziba ariko rwose kuri tele ndakubwiye ko kuba kuri tele kushobora kuri tele kurusha amakuru. Ndikubwira icyo gihe bamufata gwe faxman bafata uriya Okimu urimo kunyumva. Okimu yarafashwe igihe twavuga ngo yagiye muri Kongo Didima twavuga ngo yagiye muri Kongo yaramaze kugera mu maboko ya RIB bamufite urimo kunyumva. Umunsi asohoka bamufungura umuntu yarahamagara ambwira ati Okimu baramurekuye urukunyumva. Arambwira ngo Okimu baramurekuye. Okimu bari bagiye kumufungira ara Jihad afungiye urukunyumva. Okimu baramurekura aragenda muri uwo kumurekura nuko yaramaze kubizaza ko agiye kubazanira ibimenyetso. Bose bagiye kuri telefone. Abantu murimo kubimenyetso nta bimenyetso nshaka mumve murimo muri bimenyetso bya buri gihe nababwiye ko ngenda uruki nta bimenyetso nshaka. Ibimenyetso bya buri byande nta bimenyetso nshaka ahubwo mu mwanda wo mujye muri galeri yanjye mwabana uze urumva ngo akangaka ngo urakazi ntako nzi ntakiri indirimbo ya Bruce Melody yego ko nibwo yakiriye kandi izana n'amafaranga nicyo cyiza cyayo urumva nabundi Godfa ibi byo gutaha Jihad nimba koko nkuko umuvugizi wabivuze wari bavuze ko ari bafite ibirego birenga 9 urumva hari ikihiyongeramo ari kino kirego Jihad arimo kuburana ikirego kimwe nawe ubu kuri no saha ari kuburana case imwe ahuriyemo na Papi Nesta na Xavier urumva niyo case arimo kuburana. Iyo case ifite ikirego kwa ko igihureho n'abandi bantu. Ubushize banze bwa mbere bajya mu rukiko banze kukiburana kubera ko Xavier nta mwavuka yari afite nta umwunganira mu mategeko yari afite. Ibyo nyuma bakutsubira bwa kabiri
nimba barakabwiye ngo bazagatera inkonji kariya kana karavuga ati karapfa kuburana nyine nta muntu ukunganira, urumva, karavuga ati nta kibazo none ndaburana ngewe nta kibazo. Ubwo nyine nibwo urubanza bagiye kuruburanisha, kubera ko iyo Xavier nanone yongera akanga akavuga ko nta mwunganira mu mategeko afite, bari kongera bagasubika n'uburenganzira kandi ubu ntabwo byari gukunda ko basubikira umuntu umwe kandi kese ari imwe bahuriyemo. So rero Agapeti kemeye kuburana nta muntu ntawe ukunganira mu mategeko gafite, baraburana. Ngendeye ku bintu bareze Jihad muri ino case, urumva nta kintu kimufunga kirimo pe, ntacyo. Wenda reka tujye tuvuga ngo ino case nirangira, urumva, barongera mukamubwira ati noneho tugiye kugira gute gufungura ibindi birego, urumva, bashyireho noneho indi nimero y'urubanza rundi rushyashya rw'ibindi birego aregwa, kubera kugira ngo abanze bakore case ahuriyemo n'abandi bantu mu nzira. wenda uko niko byagenda. Ariko rero nanjye numvishe ubuhamya Semungu yatanze ngo bwa telefone y'undi muntu na video yari muri telefone y'uwo muntu wundi n'undi, ngo ni post numva ni ya foto ya Didimán yakoze screenshot yakoze screenshot, ndavuga niwe ntago byumvikana. Semusha bravo hamya naye ngo wabonye ngo telefone y'undi muntu ngo harimo ngo screenshot ngo y'undi muntu ngo witwa ngo harya wa mugore bamwita ngo iki posting. Ibyo ngibyo byavuzwe nande n'ubushinjacyaha cyangwa n'ubushinjacyaha, nese si ibyo bavuze si ibyo watanze, ni byavuzwe na Irene Bayisabe. Icecekere urumva ibifunga Jihad byo muri no case nabyo wenda bashaka kumugumana ku bwizo case zindi, cyangwa bose bakanabagumana ntawamenya ibyo amategeko ateganya, urumva. Ubushinjacyaha bushobora no kuvuga ko bwabonye ibindi bimenyetso. Umva ikintu cya dangerous ni ukuvuga ngo mu bantu bagombaga gutanga ibirego bari bababajwe n'ibyo bari babazi Vince bamubaga harimo Bruce Melody. Umucamanza umuavoka wa Jihad ni umunyamategeko wa Bruce Melody uhoraho. Nuvuga ngo Bayisabe Irene, nuvuga ngo niwe munyamategeko wa Bruce Melody uhoraho, kandi uwo bagaga Bruce Melody ariko ari kuburanira uwo bagaga Bruce Melody. Kuvuga ngo Bruce Melody ashaka kubwira umunyamategeko we ati urabizi n'ubundi ko wari wasabye gutanga iki. Nuvuga ngo ubundi nuvuga ngo Bayisabe yagombaga kuba ari hariya. Bayisabe urabasanga n'ubundi ari umwe mu bareze Jihad, ari mu bareze Jihad cyane. None ikintu gitangaje bro, ibaze kuba ari mu bareze Jihad, Dominika giye ari mu bareze Jihad none uri kumuburanira ibi bintu. Mbona ntabwo yabyoroshye mwaragata. Bayisabe ashobora kuba Neranet iri ya video postinze ngo Kagame Tombe ira video yisibe ngo Kagame Tombe ngo murimo murabyina ngo Tombe Kagame Tombe ngo hehe Tombe ngo ira video ongera Kemini yabipostinze he nabibonye kuri noza kuri X ya Neranet se abarundi ngo bigaranzuye ngo yigaranzuye ngo M23 ngo iyo ndirimbo rega ni indirimbo mbanza ari ya AI. Ese Godfather irabona nagarisa Godfather none se ko atapostinze abakongomani barimo kwigaragambya badashaka ko Godfather we M23 iva hari muzi ukuntu yamano yagiye hanze. Sinkeneye no kubimenya. Ntago Neranet ya posting ibyo bintu. Niko waretse se nkagubwira ukuntu byagenze hariya. Wampaye ntuza Kemini nako Didimán bagusimbuka. Ntago Neranet yakora ibyo bintu jamais. Egoko urazi ko namwimvuye kuri live arimo kuvuga bamubaje ahantu avuye ari kuvugana n'umunyamahanga akanza akavuga ngo uzu Rwanda uzu Burundi niho nturuka. Wabonye Neranet cyangwa wabonye Nerinat we Didimán wa mugani? Neranet ntiyakora ibyo bintu jamais. Didimán bari muri hangover ya byere. Didimán ndakubaza wabonye Neranet wabonye Nerinat? Reka nongere nyirebe.
ongera uyirebe rwose uhita uza usaba imbabazi uze Neranet. murahoboka mwagira ngo ufite isabune mu kanwa mba Godfather we nk'iboroka. Godfather we ibintu mwavugaga yuko nyine ngo babaye bamurega nuza buriya wayibonye yinyoherereze. buriya ubushinjacyaha bwacu cyangwa hano mu Rwanda iyo ukurikiranywe kandi nayo ukubwiye n'ejo bundi iyo ukurikiranywe y'ibyaha n'ibya mbere barabizura. urumva n'ibya mbere barabizura. gore garuka gusa abantu baraza bagenda ntawe uri kumara oya hano kandi cyaze reka babwire umva kabano dore ikintu kibi cya TikTok ni ukuvuga ngo iyo umuntu aguhamagaye cyangwa ukawivaho nawe uhita ugendana nayo. Ntikunda kuvangavanga ibintu. Reka TikTok ni inshinwa ubimenye. barikunda ntibagende Ni inshinwa. ni ubwiyemezi nimwe muyishoboye koko sha reka ibakize sha Didimane sha na Godfather reka ibakize. Godfather nazamutse gute nga nabyo narinzi ko Waruje ngo bakwanjame bakubeshyere sha. ubona ukuri vraiment nagaruze katubwira. Dukora nahita numirwa. Umwanya wa posinze mu Kagame Tombe. Nandi nocangwa nicaye. Nukuri kw'Imana wo gucuramye. Ntabwo wibuka live wakoze umuntu akakubaza ngo yo from where? nayibonye ndimo ndanywa agacupa shani neri n'ubundi wari wasize nanjye maze kubibabwira. Musaba imbabazi rero. Saba imbabazi rero ntaragenda. I'm sorry. Ariko wasinze sha inzoga nyinshi si nziza njirire ikigongwe aryo ngo bavuga gute mwana Ngo ni ikigongwe. inzoga ntabwo ari nziza muhungu wa mama. Thank you mami wanjye. Kandi mushaka no kuzimunywesha ku manywa ngo agiye muri cocktail party. reka ntabwo badukunda inzoga tutariye. Abantu uzi ko ntari nzi ko ndi ngaha hejuru njye nimbona ndi hejuru ariko Nakubonye uza uricecekera. ubwo nyine Godfather yarwaye ubutegetsi uza wijyanaho. uza wizamura. usanze nizamuye. amuzi nawe iyo yahinze arahinda. Inde Godfather Godfather sarahinda. arahinda kubi. abantu bankunda mumfasha gusaba imbabazi kwa Nati. Thank you so much Karim.